What's up everyone, buri muntu wese ndamusuhuje aho waba uherereye hose. Nizere yuko umeze neza wowe udahwema kudukurikira aho uherereye hose, mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Mwese turabasuhuje cyane. Yes, ni wa musore wanyu ndetse ni wa muhungu wanyu JC, ni kuri MTV, Mwarimu TV. Aka kanya hari inkuru nshyashya iri kugenda itwika, inkuru nshyashya iri kugenda itwika rwose, inkuru kandi ishimishije cyane cyane ku bantu bitegura kubana, abantu nanone bakomeza guca intege abandi nta gikwe fo. Yes, nyuma y'uko rero umuhanzi nyarwanda Mugisha Benjamin umenyerewe ku izina rya The Ben akoze igikorwa cy'ubutwari ndetse igikorwa cy'abagabo, akagira atya maze akigira hariya mu birwa bya Maldives, akavuga ati njyewe Mugisha Benjamin nkaba nambitse impeta Uwicyeza Pamela nka proposal y'umubano wanjye nawe ubuziraherezo. Yes, ngiyi inkuru rero iri kugenda icaracara ku mbuga nkoranyambaga, inkuru ituruka hariya mu birwa bya Maldives, ubwo hafi y'inyanja y'Abahinde rwose. Uyu musore Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben yagiye agatera ivi akambika impeta Miss Pamela, akaba ariyo mpeta ihamya urukundo akunda uyu mukobwa Miss Pamela. Bikaba bivugwa yuko rero uyu muhango wari witabiriwe n'abasitari benshi, bakaba bakomeza bagenda batera hashtag bavuga ati kongs ni byiza cyane, ati iki ni igikorwa cyiza cyane cy'abagabo. The Ben aka kanya akaba arangije kwambika impeta umukunzi we Uwicyeza Pamela, nk'uko mubibona akaba amwambitse impeta ihamya urukundo amukunda, ati tambuka bakurebe. Ego, akaba rero ari igikorwa cyabereye hariya mu birwa bya Maldives hafi y'inyanja y'Abahinde, ahantu hari ibyiza nyaburanga, ahantu hameze neza cyane hatuje kandi habereye ijisho. Uyu mukobwa rero Miss Pamela Uwicyeza akaba ariho yagiriye ibihe byiza n'umukunzi we Mugisha Benjamin The Ben, ubwo yambikwaga impeta ihamya urukundo kandi yegereza cyangwa se igaragaza umubano, ndetse Benjamin The Ben akaba ari guporopoza ndetse yuko babana vuba aha ngaha mu gihe gito ariko kitaramenyekana. Nyuma y'uko rero uyu mukobwa apostinze agira ati mine cyangwa se agira ati uwanjye, benshi bakomeje babyibazaho bati ninde, bati kubera iki, ariko agenda ku ifoto ya The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin ashyiraho hashtag y'umutima, arangije ashyiraho love, aravuga ngo mine. Yes, ku ifoto ya The Ben nawe ajyaho arangije ashyiraho agastika k'umutima, aragira ati mine, uwanjye. Yes, ngiyi inkuru rero iri kugenda icaracara hirya no hino, inkuru nziza cyane ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga, inkuru nziza ku musore wacu The Ben ugize utya rwose, akavuga ati uwanjye. This is love yakoreye Tanzania, akaba ariyo yagaragaje neza yuko uyu mukobwa yaba akundana na The Ben kuva mu mwaka wa 2020. Bikaba byaramenyekanye rero cyane cyane akimara gukora indirimbo This is love yakoreye Tanzania, akaba ariho yashyizemo amafoto y'uyu mukobwa, bikaza kumenyekana yuko The Ben ashobora kuba akundana na Miss Pamela. Yes, Uwicyeza akaba rero aka kanya yambitswe impeta y'urukundo kandi impeta ya proposal yuko yamubera umugore. Ngaye nguko rero, nitwa JC uri kuri Mwarimu TV. Utarakanda subscribe wabikora nta kibazo, ibintu bigakomeza kuba neza cyane. Nkwibutsa yuko iyi nkuru iri kugenda ica ku mbuga nkoranyambaga zose ndetse ku binyamakuru byinshi mu Rwanda. Iyi nkuru akaba ari inkuru nziza cyane ishimishije, inkuru ihamya umubano mwiza wa The Ben Mugisha Benjamin ndetse na Miss Pamela Uwicyeza. Yes, nitwa JC, ibiganiro nakagaruka
ciao ciao.